twahurira n'ingisi n'ijuru ntaho duhuriye, tibyoshoboka, tibyokunda mu gihe udasenga ngo tusome ijambo ry'Imana. Ntahuriye na Kristo, uri umunyamahanga, uri antikristo. Bwana Yesu asifiwe. Abantu benshi bazi ngo antikristo ni wa muntu uzaza n'amahembe arindwi nk'uko batubwira. Uwo si we antikristo, sizi wenda n'igihe kizagera nawe aze, ariko Bibiliya izitubwira neza cyane ikatwihanangiriza. Antikristo ninde? Antikristo ni umupingaji wa Kristo. Utizeye Kristo, uwo ni antikristo wujuje amakondisiyo yose. Cyawe ayo niyo materaniro uzuterana ukanezerwa nta buryajya burimo. Benshi woterana mu bandi ukawushiramo uburyajya ukanezerwa nta mwuka ukurimo, ariko amateraniro y'umuntu wenyine ku musozi y'abandi batari, y'umushumba wawe atakureba, ayo materaniro usenga umutima ukaguhamiriza neza kuko usenze. Ayo ni amateraniro ya mbere. Atande buriya inzira yose ifite aho izokugeza. Nta nzira idafite aho igera, nta nzira igarukira nzira. Inzira zose uzoha hari ibihembo byazo, hari n'aho zizokugeza, kandi umusaruro uzowubona, ibihembo uzobibona. Inzira yose watoye, inzira yose urimo ifite aho izamigushorera, yamikugeza kwa bosi wawe. Bwana Yesu asifiwe. Turanezerewe cyane kubw'umugoroba mwiza duhawe. Uyu ni umugoroba udasanzwe, uyu ni umugoroba utameze nk'indi migoroba yose. Iyo umugoroba urangiye uri mu materaniro, uwo mugoroba ubabaye mwiza cyane. Rero turashima Imana kuko ituboneye uburyo n'umwanya bwo kuba mu materaniro yayo. Imana ishimwe cyane. Twongeyeho turashimira ubuyobozi bw'itorero kuba bwatugiriye icyizere, ukabona ko ari ngombwa ko tugomba guhagarara hano imbere tukagira icyo tuvuga. Rero Imana ibahereza imigisha cyane. Ntabwo ari ibintu bisanzwe guhagarara imbere y'abantu ukavuga ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Buriya gufata mikoro ugatambuka no ku gatuti, nzambona benshi bakunze kubikora, enda bakabikora badahawe n'uruhusha n'ubuyobozi. Nta kindi kintu kibaho kibi ko gufata mikoro ukavuga ijambo undi agahaguruka agakontredire rya jambo uvuze. Icyo kintu ni kibi cyane mu materaniro. Nta kindi kintu cyiza kibaho nko guhabwa ijambo ukavuga, habe niyo uvuga amakosa cyangwa se amafuti, kubera ko wabihariwe uburenganzira, nta mategeko aguhana. Rero kubw'ibyo turashima Imana by'ukuri kuba badutekereje bakabona ko tubikwiriye guhagarara hano. Yesu abagirire neza cyane. DJ ndasaba nongerere mikrofone kuko mfite ijwi rigufi, kaho nasaraye amagripe ni menshi, kugira ngo tuze kubona uburyo tuganira ijambo ry'Imana. Kadusome ni Zaburi y'119.
tuvuze ko ari Zaburi 119 umurongo waho wa 11 gusa niwe dusoma, nta handi turi busome, naho turi buze kuganira umwanya mugufi se cyangwa se muremure, niturangiza tuze kwicara. Haravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. Amen. Bakimara kumbwira kuko nzoganira ijambo ry'Imana, nakomeje gutekereza amagambo menshi atandukanye, ndasoma, ngerageza gusoma, ariko umutima uza kunyemeza ko tugomba kuvuga kuri rino jambo. Dawudi arandika aravuga ngo nabikiye ngo ijambo ryawe mwami ngo mu mutima wanje, ngo kugira ngo tazagucumuraho. Umutima urimo ubusa nta kintu kitowinjiramo. Ubundi umutima uzugereranwa nka telefone cyangwa se nka laptop machine dukunze kubona bakoresha, kuko telefone iyo uyifashe ugasendingamo ikintu cyose iremera ikakira ikabika. N'umutima urimo ubusa Bwana Yesu asifiwe. N'umutima urimo ubusa rero, ikintu cyose iyo kije kirinjira wa mutima ukakira, warangiza ukabika. Ariko umutima uri mu ijambo ry'Imana cyangwa se telefone yuzuye, urugero, nta kintu ishobora kwakira kuko ibiri furu, nta kindi kintu ishobora kwakira. Bwana Yesu asifiwe. Kuko kapasite yayo iba yuzuye. Bibiliya ikavuga ngo umutima w'umuntu ngo uraruta ngo ibindi bintu ngo byose ngo gushukana, ngo kandi nta muntu ushobora kurondora, nta n'umuhanga woshobora kugenzura umutima w'umwana w'umuntu. Umuntu uzi umutima w'umwana w'umuntu wenyine ni uwawuremye, niwe Kristo umwana w'intama w'Imana. Niwe uzi ugenzura umutima w'umuntu ukamenya igikwiriye kigomba kujamo. Bwana Yesu asifiwe. Kandi buri umutima w'umuntu ni mugari cyane. Buriya abantu bazavuga ngo bazi umuntu, ariko umuntu ni mugari cyane. Kuvuga ngo umenye umuntu neza bigufata urugendo rurerure cyane. Itwaziwe niwe wabivuze aravuga ngo kuvuga ngo umenye umuntu ngo uzamuha ifaranga. Yenda ushobora kumuha ifaranga ukamenya agace kamwe, ariko umuntu ni mugari, arimwo ibijumba byinshi cyane utoshobora wowe gutahura, utonashobora wowe kwimenya ubwawe, uko natwe ntitwiyizi, tidushobora natwe kwimenya, titwiyizi uko nguko. Nushaka kwimenya neza, umenye ukuri n'umutima wawe, ni Bibiliya, ijambo ry'Imana niryo cirori tuza twirebamwo twese tukamenyaho bitagenda neza. Aho bitagenda neza tugahindura bikagenda neza. Umuntu ushobora kumenya umuntu akamumenya rwose ni uwamubumbye. Yesu niwe uzi umwana w'umuntu kurusha ibindi bintu byose. Nushaka kwimenya rero, kwisobanukirwa neza, wishakire muri Kristo Yesu kugira ngo wisobanukirwe neza. Bwana Yesu asifiwe. Umutima wawe wawubitse mu iki? Umutima wawe uri mu iki? Ijambo ryatubwiye ngo nabikiye ngo ijambo ryaje ngo mu mutima, ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanje
kugira ngo ntazagucumuraho. impamvu abantu bajagaraye, impamvu mubona ibintu bimeze bitya, impamvu mubona ibintu bidacencuye, abantu nta jambo bafite mu mutima. Abantu barimo baragenda gutyo, abantu imitima yabo iriye muti. Wuzuye ijambo ry'Imana aba afite ubwenge bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ufite ijambo aba afite ubutunzi bukomeye cyane. Mwanditsi arandika aravuga ngo mbere na mbere ngo hahozeho jambo, kandi uwo jambo ngo yahoranye n'Imana, kandi ngo uwo jambo yari Imana, ngo nta kintu na kimwe kitaremwe nawe, byose byaremwe kubw'ijambo ry'Imana. Isi itararemwa, Bibiliya izitubwira ngo isi ngo yari yuzuye ngo amazi. Bwana Yesu asifiwe. Ngo ariko ngo umwuka w'Imana ngo wahoraga ngo ugendagenda hejuru y'amazi hano ku isi. Icyo ngiryo jambo ryari rihari, nyiri jambo yari ahari. Ubundi ijambo ry'Imana niwe Kristo. Ijambo ry'Imana ni Kristo. Ufite ijambo aba afite Kristo. Udafite ijambo nta Kristo aba afite. Ufite ijambo aba afite agakiza. Udafite agakiza ntaba afite ijambo. Bwana Yesu asifiwe. Ntaho tuzohurira n'agakiza, ntaho twahurira n'agakiza. Agakiza ntitukaragwa, nta gihe tuzaragwa agakiza ntibishoboka. Agakiza gakubiye mu ijambo ry'Imana no gusenga. Mu gihe tudasenga ngo dusome ijambo ry'Imana, agakiza kari kure yacu. Nimba ubayeho udasoma ijambo ry'Imana ngo usenge, nta sano ufitanye na Kristo, ntaho muhuriye. Duhuye na Kristo mu gihe twasenze tugasoma ijambo ry'Imana. Duhura na Kristo mu gihe twubahirije ijambo ry'Imana tukarisoma tugasenga. Nico gihe Yesu atubona, akatubonaho amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Ntaho twahurira n'isi n'ijuru, ntaho duhuriye, ntibizoshoboka, ntibyokunda mu gihe udasenga ngo tusome ijambo ry'Imana. Ntahuriye na Kristo, uri umunyamahanga, uri antikristo. Bwana Yesu asifiwe. Abantu benshi bazi ngo antikristo ni wa muntu uzaza n'amahembe arindwi nk'uko batubwira. Uwo si we antikristo. Sizi wenda n'igihe kizagera nawe aze, ariko Bibiliya izitubwira neza cyane ikatwihanangiriza. Antikristo ninde? Antikristo ni umupingaji wa Kristo. Utizeye Kristo, uwo ni antikristo wujuje amakondisiyo yose. Udasenga tusoma ijambo ry'Imana, uwo ni antikristo. Yesu yakureba aza kubona k'umugambanyi. Yesu yakureba akubona kuri kure y'umusaraba. Iyo udasenga tusoma ijambo ry'Imana, uwo uri antikristo wujuje amakondisiyo. Ko ndanezerewe. Yesu yaturutiye byose. Yesu aturutira ubutunzi. Yesu aturutira abana, aturutira ibintu bikomeye cyane. Umukristo, umuririmbyi n'uwaririmbye aravuga ngo nari imbata ngo ngira umudendezo, ngo nari impumyi ngo urampumura, ngo nari intumbi ngo uranzura, ngo nari imbohe urambohora, ngo umva ayo mahoro wampaye. Umuyisilamu utiyoririmba iyo ndirimbo, udakijijwe utiyoririmba iyo ndirimbo. Iyo ni indirimbo y'abakijijwe bafite umwuka wera w'Imana mu mitima yabo. Icyo nicyo dutandukaniyeho n'ab'isi. Ubutunzi, nimba hari abantu batunze babaho, n'abayisilamu batazi Kristo. Abantu bagira abana benshi babaho, n'abayisilamu batigeze bamenya Kristo.
iyo wirata ukirata abana sinzi uko nubyita, ariko wirata nyawe yirata umusaraba. Muzosome ibitabo bya Pawulo ntabwo yigeze yirata ubutunzi, yakaza avuga ngo ibyarinda mu yaje ngo nabonye kuko ari amase ndabisiga kurikira Kristo. Ibyari bimufitiye inyungu, ibyo yabonaga byari kumugirira akamaro mu gihe cyiwe ndetse no mu gihe cy'abana azosiga, ibyo arabisiga araza akurikira Yesu, arapfa apfa urupfu rubi kubera Yesu, azira ubutumwa bwiza. Intumwa buriya ziriya ntumwa zose bagiye basiga ibintu bikomeye cyane. Iriya nkuru ya Yohana na Petero na Yakobo ndayikunda cyane. Bageze igihe bararoba, banesa ziviwe, bararoba babona amafi menshi, babona ubutunzi bukomeye bwari kubatunga, babona ibyari kubagirira akamaro. Ibyo byose ngo barabisiga, bemera gukurikira Yesu. Nta bintu bifatika bahaye babona, nta bintu bifatika bari kubabona haye bahereza, baremera basiga iby'agaciro bakurikira Yesu. Petero yabajije Yesu ijambo ryiza cyane, aravuga ngo data we, ngo mve hano databuja, ngo kuko jewe ndi umunyabyaha. Yesu aramusubiza aramubwira ngo Petero we, tukigiye uroba aya mafi, ugiye kuba umurobyi w'abantu, uzazana abantu kuri Kristo. Umutima wawe uri mwiki? Niki wabise mu mutima wawe? Abantu bunyine bari kwibika ubutunzi bwinshi, benshi barimo barashaka amafaranga, benshi bari ku butunzi bw'isi. Ariko Bibiliya, nyamutunzi amaze guhura na Yesu, bakoranye ikiganiro, baraganira cyane. Aravuga ngo se data we, niki nokora kugira ngo naje menye uwo Yesu? Niki nokora kugira ngo ndaga ubwo bwami bw'Imana? Yesu aramubwira ngo se wubahirije amategeko y'Imana urayafite? Aravuga ngo ayo ngayo ngo ndayafite. Ababyeyi bawe se urabubashe bombi? Atabona arabubashe. Aramubwira ati genda ugurishe ibyo ufite n'ibyo utunze, numara uzunkurike. Nyamutunzi ngo yama ahonga mu maso. Bwana Yesu asifiwe. Ngo yama arakara. Ngo ararakara, isura irahinduka, ibitekerezo birahinduka, abona kuko ibyo bitokunda, abona ko ubutunzi bwiwe atobukoraho, abona ko ubutunzi bwe bumuhagije. Ubundi Bibiliya izivuga ngo dukunde gusoma Bibiliya, dukunde gusoma Bibiliya. Bibiliya nta kindi kintu kimeze nka Bibiliya. Ushaka gukizwa no kumva Imana, usome Bibiliya. Bibiliya zivuga ngo ikintu ukunze cyane gusumbya Imana, ngo icyo ni ikigirwamana cyawe. Nimba ukunda umwana kurusha Yesu, uwo mwana yabaye ikigirwamana. Nimba warakunze ifaranga cyane kurusha Yesu, izo faranga nizo zabaye Imana yawe. Nyamutunzi ubutunzi umubera ikigirwamana bumurutira Yesu. Yesu aterura amagambo aravuga ngo biragoye cyane, ngo kuko umukiranutsi ngo azinjira mu bwami bw'Imana. Ngo icoroshe ngo nugufata ingamiya, murayizi namwe, ngo ikanyura mu izuru ry'urushinge, ngo nibyo byoroshye ku mukiranutsi kuvuga ngo yinjire mu bwami. Icyo nicyo coroshe. Ubutunzi dufite mu mitima yacu
n'ubuhe. Dawidi warabivuga ngo nabika ijambo ryawe umutima waje, ngo kugira ngo ntazagucumuraho. Bwumvikane bukeya bubaho ryari? Mu gihe nta jambo riri mu mutima y'abantu. Bacakubiri abajyari mu itorero ni igihe mu mitima y'abanyetorero hatarimo ijambo ry'Imana. Amateraniro ni meza. Amateraniro benshi bazi ngo iteraniro ni umuntu umwe guhagarara hariya undi agahagarara hariya, amateraniro akaba aruzuye bagakandagirana. Abo nibo bavuga ngo amateraniro ngo yari yitabiriwe cyane, ngo amateraniro yari arimo abantu. Uwo bumwe ukagira amateraniro mu mutima wawe. Bibiliya izitubwira ngo umuntu iyo amaze gukizwa, agakizwa, agahindukira. Gukizwa ni iki? Ni uguhindukira ukareka ibyo wari urimo ugahindukira. Kandi iyo uhindukiye, ayo ni amateraniro uba utangiye mu buzima bwawe. Ayo aba ahagije nubwo n'ayandi aba akenewe, ariko amateraniro yibanze ku buzima bwa muntu n'amateraniro yawe wenyine. Amateraniro ni menshi ariko noyakubira mu bintu bitatu. Hari amateraniro yawe wenyine ku giti cyawe. Ayo niyo materaniro uza uterana ukanezerwa nta buryarya burimo. Benshi woterana mu bandi ukaba woshiramo uburyarya ukanezerwa nta mwuka ukurimo. Ariko amateraniro y'umuntu wenyine ku musozi y'abandi batari, iyo umushumba wawe atakureba, ayo materaniro uza usenga umutima ukaguhamiriza neza kuko usenze. Ayo ni amateraniro ya mbere. Amateraniro ya kabiri ni iteraniro ry'umuryango wawe. Iwawe aho utuye ukagira iryo teraniro, mugaterana mugasenga. Andi materaniro ni aya materaniro turimo. Aya niyo materaniro agize umukristo wawe uja mu ijuru. Udafite ayo materaniro ko ari atatu, ukaba ufite rino teraniro turimo, ni ukutubesha. Ni igihe gitoya uzomera nk'abandi bose, bizokugendera kuko byagendeye abandi. N'abandi nabo bigeze muri ino nzira ndetse bari bafite imbaraga nyinshi yenda ziruca izacu, ariko barananiwe kubera ko batagira umwanya wabo no gusabana n'Imana. Bibiliya ikavuga ngo wowe uhagaze wibwira ko uhagaze, ngo wirinde ngo utarwa, ngo n'abandi baguye ngo bariko bibwira ko bagihagaze, birabarangirana bararwa, babivamo babirekera abandi. Irindi jambo nokongeraho, umukristo wujuje amakondisiyo yose agomba kugira ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ni ugusenga, nari mbivuze, no gusoma Bibiliya, no guterana n'abandi kuko duteranye. Pawulo aravuga ngo ese iyo muteranye biza bimera bite? Ngo iyo bamwe baririmba, abandi bagasenga, ngo abandi bagahanura, abandi bakuzuzwa, biza bimera bite iyo muteranye? Dawidi arabivuga neza ngo kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe ngo biraruta kuba hanze imyaka 1000. Kuba mu nzu y'Imana ni iby'agaciro bavandimwe. Gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana, ni iby'agaciro none ndetse n'ikindi gihe kizaza. Abana bo baraga ibindi, abana bo baraga amazu,
abana bo baraga ubutunzi, abana bo baraga za rukururana, abana bo baraga ibintu n'ibindi n'ibindi. Bwacya imitingito ikaba yoza igasenya ya mazu akibagirana. Ariko umwana w'umuraza ubukristo burimo ibintu byose. Kristo niwe mutunzi uruta abandi batunzi bose. Ibyiwe ntibishira, ibyiwe ntibiyoyoka. Kuwamumenye n'uwo mwizeye n'uwamukurikiye warakomeye, afite imbaraga zitangaje cyane. Bwana Yesu asifiwe. Abantu iby'isi birabatwaye, iby'isi nibyo bahaye umwanya, iby'Imana babihariye abandi, iby'Imana tubona ko ari ibyabo, ariko ni ibyawe. Gusenga ni ukwawe, kurakubereye, usenge cyangwa ureke. Daniyeli ari mu bwami bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu ariyo, Abeli ariho, Samweli ariyo, abo nta rungu ryawe. Imana ntifite irungu ryawe, nta n'irungu ryawe ifite, ntizifata ku ngufu, ntibizoshoboka ngo Yesu agukurure ku ngufu, ntibishoboka. Ni amahitamo yawe, ugahitamo neza, ukabona kuko ari ngombwa kuza mu nzu y'Imana cyangwa se kuza mu bwami Imana. Ni inyungu zawe, gukizwa ni inyungu zawe. Mbere yuko gukizwa kwawe kugirira abandi umumaro, ni wowe kuza kubanza kukagirira umumaro we ku giti cyawe. Kwamara kukugirira umumaro neza, abandi bakabona gusoroma ku mbuto zawe. Rero abantu bubu bakeneye ngo babahatire gusenga, abantu bubu bakeneye ngo babahatire amateraniro. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, si ubwo kumwa, ni ubw'abanyembaraga. Ni uguhaguruka ukabuharanira, intwarane ngo zazibugishamo imbaraga. Abamenye Yesu bafite imbaraga ziruta uko dutekereza. Yesu ntiyokorana n'abanyantegenke. Imbaraga ifite izihereza abamukurikiye, ntibobura kuri izo mbaraga. Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo mwebweho, ngo mwahawe kumenya iby'ubwami bw'Imana, ngo mwahawe kubimenya, ngo ariko ab'isi bo ngo bazobyumva mu migani. Buri gihe bazabyumvira mu migani gusa bikabacanga, ariko abana b'Imana bazabiga iby'umwuka, azede mu by'umwuka, iby'ubwami bakabyiga, bakabimemoriza, bakabirangiza. Ariko abandi bakabyumva nk'imigani, bakabyumva nk'imigani itambuka. Dukunde gusenga, dukunde amateraniro. Nta handi tuzobona ubuhungiro kuri none, ni muri Kristo Yesu. Niho hari byose ibyo twifuza, biri muri Kristo Yesu. Yesu yarabirangije byose. Yaravuze ngo mwebwe abarushe n'abaremerewe, ngo nimuze munsange, ngo ndabaruhura. Yesu arimo arakenera ngo atwikorerere imitwaro, ariko abantu ntibakeneye kurekura imitwaro yabo. Abantu bakeneye kugumera kuruha, bakeneye kuruha, ntibakeneye kwakirwa habe na gato. Kandi muri mwese nta muntu utokwakirwa, ntawe utadushaka gufashwa. Ariko Yesu arimo arahamagara abantu ngo nimuze iwanje, ngo ndabaruhura. Muze mbaruhure imiruho, ariko abantu ntibashaka kuruhuka. Abantu ko barabona umuco bakawuhunga. Kandi Yesu yaje ari umuco kugira ngo abantu bakire iyo baremerereye. Yesu yaje ari ubugingo kugira ngo abantu bakire ubugingo, babashe gukira iyo baremereye mu mitima yabo. Ariko abantu tibakeneye kuruhuka, bakeneye gukomeza kugendera mu kizima.
ubwami ni bubiri, hari ubwami bw'Imana, hari n'ubwami bwa Satani, hari ubwami bw'umuco, hari n'ubwami bw'umwijima. Kandi ayo mami yose ari imbere yawe, ari imbere yawe guke. Bibiliya izaba ivuga ngo dore ngo ngushize ngo inzira zibiri imbere, ngo wowe ubwawe ngo wihitiremo iyo ugomba kunyuramo, ngo hari inzira ngari, hari n'akayira gato kakanyura ngo bake cyane, ariko hari ingari ihayinyuramo benshi. Izo zombi ziri imbere yawe, izo nzira ziri imbere yawe zombi. Ni wowe ugomba guhitamo ukamenya inzira ugomba guheza iyo ari yo. Kandi buriya inzira yose ifite aho izokugeza. Nta nzira idafite aho igera, nta nzira igarukira nzira. Inzira zose uzoha hari ibihembo byazo, hari n'aho zizokugeza, kandi umusaruro uzowubona, ibihembo uzobibona. Inzira yose watoye, inzira yose urimo ifite aho izamigushorera, yamikugeza kwa bosi wawe. Ikugeze kwa bosi wawe wagukoresheje, ikuhakugeze neza, aguhembe ibikwiriranye n'ibyo wakoze. Umutima wawe uri mwiki, ni kuhawushira mu mutima wawe. Twige gusenga, twige guhitamo neza. Inzira ni zibiri, duhitemo inzira tugomba kunyuramo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nabikiye ijambo ryawe umutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. Dusome ijambo, tubike ijambo mu mitima yacu kugira ngo tubashe kugera mu kigero gikwiye cya Kristo. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Amen.